nagira ngo utangarize ko Uwiteka aje kukujya imbere. Uwiteka aje kukujya imbere ahataringaniye haringanize. Mbifurije kuringanirizwa inzira zitari ziringaniye, kandi uko umeze kose wizere ko Uwiteka Imana avuze muri ijambo ryo muri Yesaya 41 umurongo waho dusomye hariya umurongo wa 13 hatubwiye ngo Uwiteka azagufata ukuboko. Murakoze cyane, reka tubaze dusenge mu izina rya Yesu. Mana Data twese mu ijuru, turagushimiye kubwo ubuntu tugiriye bwo kuba tugeze kuri iyi channel ya Ninjye Nawe. Mu izina rya Yesu Kristo unyemere mwamenya kubaha Imana uko tugiye kuganira ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahanga bare muri twe dukoze ikara ryaka ku minwa kugira ngo tuvuge tubwirijwe nawe. Abadukurikiye nabo turabasengeye kugira ngo ijambo ribabohore, kandi Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti bagera aho bave ku rwego bagere ku rundi, kuko ijambo rya Imana Uwiteka Imana nyiribihe rigereranwa n'umuhembuzi, rigereranwa n'imvura ibasha guhembura imitima y'abantu. Urakoze mwami kubanye natwe ndetse ukaba n'abadukurikiye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasuje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana abahire kandi Uwiteka Imana abaha umugisha. Uyu muri kumwe kuri kamera ubasuhuza ni Pastor Niyonzima Felix. Ndabakunda kandi Uwiteka Imana abahaza ibyiza byose, mbasabiye umugisha. Rero nje muri studio nze kuri channel ya Ninjye Nawe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rihumuriza, ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana ridusaba ko twakwicara tumaramaje. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rigufi cyane ariko kandi rifite intego ivuga ngo humura, Uwiteka Imana ya Isiraheli nagukunda uko waba uri kose. Imana igufite umugambi mwiza. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko uhereye kera kose muri Yeremiya mu gice cya 29 umurongo wa 11 ari ijambo rivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza ntago ari bibi, kugira ngo barimo umutima byo muzabona hanyuma. Uwiteka rero ibyo yibwira kuri wowe, ibyo Uwiteka anyibwiraho, yibwira kuri umuntu wese kiremwe yaremye, yibwira ibyiza gusa. Ntago Imana igeze rema umuntu wo kubona amakuba gusa, ahubwo Imana ibyo yibwira ku mwana w'umuntu ni ibyiza, ariko ibyiza bikomoka mu kumva ndetse no mu kumvira. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku ijambo riri mu gitabo cya Yesaya ibice 41. Turasoma ku murongo wa 13. Hari ijambo ritubwira ku mutwe w'amagambo ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Komera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Hanyuma ku murongo wa 13 akavuga ngo kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkakubwira nti witinya ndagutabaye. Murongo wa 14 akavuga ngo witinya Yakobo wamunyorogotowe, nawe namwe bagabo b'Abisiraheli ninjye uzabatabara niko Uwiteka avuga, kandi niwe uwera wa Isiraheli umucunguzi wawe, amen. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Iyi ni ijambo rikomeye ritubwiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kugukomera kw'intege nke z'abantu, kugukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Bakunzi badukurikiye kuri Ninjye Nawe, iri ni ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo ryomora. Nagira ngo utangarize nk'uko hose yabivuze mu gice cyaho cya 6 avuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka niwe wadukomerekeje kandi nawe uzatwomora. Birashoboka ko waba ukomeretse, birashoboka ko waba ufite ikigeragezo, birashoboka yuko waba wumva utiyakiriye muri aka kanya, ariko Uwiteka Imana nyiribihe
arakukunda, niwe wakomora aho umugaye. Birashoboka yuko umugaye mu bukene, birashoboka ko umugaye amaguru, birashoboka yuko umugaye hari ahantu waba umugaye, ariko Uwiteka niwe ureba, ni nawe wagira icyo akora, niwe ugira icyo akora yarangiza akagisoza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko rero tubisomye, bakunzi badukurikiye, baninjye nawe, iri jambo dusomye ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni ijambo Yesaya arimo ahumuriza ubwoko bw'Abisiraheli. Uwiteka aravuga ati ninjye ukomeye, ndabizi ko mufite intege nkeya, ariko nubwo mufite intege nkeya ninjye munyembaraga. Haleluya. Aragira aravuga ngo umva ni uko Uwiteka Imana ivuga, ni koko nzagufata ukuboko kw'iburyo, nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, kuko ari ngewe ugira icyo ndema narangiza nkagikomeza. Uyu Yesaya arimo hanura aya magambo avuga ngo nzagufata ukuboko. Yafataga umunyantege nkeya, yafataga utibashije, yafataga utishoboye, arangije abona yuko agomba gufata ukuboko k'umunyantege nkeya. Nagira ngo utangarize ko iri jambo Bibiliya itubwira yuko mu gitabo cy'umuhanuzi cyangwa se muri Zaburi y'ijana 19 umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka nitabaza rimurikira umuntu wese, yewe waba ufite ubumuga bwo kutabona, ijambo ry'Uwiteka ryakumurikira, ijambo ry'Uwiteka ryakugaramo ibyiringiro, ukumva ko hakiriho ibyiringiro nubwo umeze gutyo. Yobo yaravuze ngo aracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uwiteka yagushibura, Uwiteka yakubeshaho, Uwiteka yakumurikira, Uwiteka yaguha kuronka, kuko ahantu hari umwijima ijambo ry'Uwiteka rihageze rihahindura umucyo. Haleluya. Ukaba mu buzima bw'amahoro, ukaba mu buzima bw'ibyiringiro, ukaba mu buzima bufite ejo hazaza. Ejo hazaza hashingiye ku ijambo harakomera. Haleluya. Iyo usomye muri Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'130 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka ijambo ryawe rimurikira abaswa rikabaha ubwenge. Guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo, guha abaswa ubwenge. Bishatse kuvuga ngo ubundi ubumuga bwa mbere ni ukutamenya ijambo, ubumuga bwa mbere ni ukutamenya icyo Imana ishaka. Naho ahandi hose Uwiteka ahagarara mu cyuho bikemera, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Uwiteka dukomereza amaboko, Uwiteka twiteho, Uwiteka twigarurire, Uwiteka adusigasire kugira ngo tubashe kumenya ikintu cyatuma twegera Imana ikadufata ukuboko. Iyo Uwiteka agufashe ukuboko aragukomeza. Haleluya. Nagira ngo utangarize ko inkomezi ufite kugeza muri aka kanya ni ijambo ry'Imana. Niryo ryakubera itabaza, niryo ryakubera itabaza ku kibazo ufite, niryo ryakubera itabaza, niryo ryakunganira, niryo ryagutsindagiza. Ndagira ngo wowe wifuza gutsindagizwa uyobokere inzira yo kumva icyo Imana ikubwira. Haleluya. Imana ivuze yuko ari ifite imbaraga. Muri ibi yavuze ngo ni ifite imbaraga zihagije zo gukiza ababembe. Yesu akiza ababembe, yabakijije ari ababembe 10, abakiza ababembye, abakiza abagotse, abakiza abaruhijwe, abakiza abananiwe, ariko Uwiteka arabakiza. Nagira ngo utangarize ko Uwiteka Imana yiteguye kugukiza, Uwiteka Imana yiteguye gukorokoza ijambo rye. Haleluya. Korali Jovayire yo muri Yerika yavuze ijambo rikomeye, irangije avuga ngo tegeka, vuga ijambo rimwe, roho yanjye irakira. Imana yivuze ijambo ubaho. Haleluya. Ezekiel aravuga muri Ezekiel 16 turavuga ngo nagusanze bigaragura mu ivata ryawe, wari ugotse uruhije, ariko nkunyuzeho mbona ntaho higeze kugira imbabazi. Nta muntu ugufitiye imbabazi, ariko Imana igufitiye imbabazi. Iraguhamagaye
ngo witabe kandi umurikirwe n'ijambo, witeka gufata ukuboko. Nubwo uri umunyantege nkeya, Imana izagutsindagiza, uzamara iminsi yawe udakenyutse kandi uzasiga umurage mwiza. Ibyo mwisi uko wameze kose, icyo Imana ikwifuzaho ni ukuzaba intwari y'uko wamurikiwe n'umucyo, ni ukuzaba intwari abantu bakakwigiraho, ni ukuzaba intwari abantu bakakuvuga neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko uwirata adakwiriye kwirata ubwenge bwe, adakwiriye kwirata ubuhanga bwe, adakwiriye kwirata ubutunzi bwe, ngo ahubwo uwirata yirate yuko asobanukiwe, akamenya yuko Uwiteka, haleluya, ari ugira imbabazi, agira abantu b'imbabazi, abafata ukuboko akabatsindagiza. Nagira ngo utangarize ko Uwiteka aje kugutabara, nagira ngo utangarize ko Uwiteka aje kukumurikira. Nagira ngo niba wabonaga uruhijwe n'imibereho, hari ijambo rirema imibereho, haleluya. Yesaya 50:7 aravuze ngo kumwe Imana azantabara, cyo gituma ntamwara, mu kibazo cyanjye sinzamwara, mu bumuga bwanjye sinzamwara, kuko Uwiteka Imana anyishimira, akansindagiza mu ntege nke zanjye, akamfata ukuboko, haleluya. Umva icyo Imana ikubwiye. Imana iravuga ngo niyizi intege nke zawe, niyifite, niyizi ikibazo cyawe, nizaho wakomeretse, ariko Uwiteka araje akomore, kandi niwe uzatwomora dukomeze, niwe uzatwomora dutsindagize, niwe uzatwomora duhe ubuzima, niwe uzatwomora turemeye amateka. Nagira ngo ngutangarize ko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, yose ajya mu gice cyaho cya 13:14, iravuga ngo uhereye none ngo wahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu, n'umwuka wera ngo abyemeze, ngo bagende baruhuke imiruho n'imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo igende bakurikiye. Gira imirimo myiza yakishimirwa n'abandi, gerageza kubyaza umusaruro imbuto Imana yakubibyemo. Nta muntu ubaho atagira impano, umuntu wese afite impano mu gihe yemeye kugendera mu ijambo. Iyo umuntu afite ijambo aba afite impano, haleluya. Muri muntu wese waremwe afite icyo yamarira undi, ahubwo ikibazo ni ukutamenya umuhamagaro wawe, haleluya. Ushobora kuba umugaye ariko hari icyo wakora. Umugaye amaguru ashobora gukoresha amaboko, ushobora kuba urwaye umugongo ariko wakoresha ibitekerezo, wakandikisha computer. Nagira ngo utangarize ko nubwo byameze bityo, umuririmbyi yaravuze ngo naho bambaha amaguru n'amaboko, umutima wanjye n'akanwa kanjye bizahimbaza Uwiteka Imana, haleluya. Ikiri mu mutima gisesekara inyuma, kandi iyo gisesekaye gisesekarana urugwiro. Rero ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza ukube Uwiteka abatsindagize, kwira ijambo igutsindagize, gutabare, ikugezaho ubonera ubufasha buvuye kuri yo, ubone ko uwamurikiwe n'ijambo. Kandi nta kindi kintu cyagutandukanya n'ibyo byose, ni ukwitandukanya ku bidatandukanye n'ibidakwiriye. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yeremiya mu bice byaho 29, iri jambo Yeremiya arivuga avuga ngo nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye, kandi bazakugarukira nta kuntu uzabagarukira. Ndagira ngo uwakuvuga wese akagufataho ijambo, wowe byihorere kuri ibishimwa mu bigawa, haleluya. Mwuka w'ubwenge no guhishurirwa uza mu bantu bakwiye ibishimwa mu bigawa. Nukuri ibishimwa mu bigawa uzamera nk'umunyabwenge. Muri Luka 6:46, umuntu uva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare, haleluya. Imivu iratemba, iyo tuvuga imivu n'ibigeragezo uhura nabyo, iyo tuvuga ibigutembana, nagira ngo utangarize ko ayo majwi yose, umuraba ukomeye, inkubi y'umuyaga, Uwiteka uri hejuru yabyo abirusha amaboko. Ndangije nkwifuriza ko wakwizera Imana, Uwiteka akakumurikira, Uwiteka akagukomeza, Uwiteka akakureba neza, haleluya. Nta kintu kinejeje nko kubona Imana ikureba neza, nta kintu kinejeje nko kubona ubuzima bwawe bifitwe muri plani n'Uwiteka. Uwiteka atsindagiza abanyantege nkeya, akomora abakomeretse, haleluya. Uwiteka akaringaniza ahataringaniye kuba mwizera. Nagira ngo utangarize ko Uwiteka aje kukujya imbere, Uwiteka aje kukujya imbere ahataringaniye haringanize. Mbifurije kuringanirizwa inzira zitari ziringaniye, kandi uko umeze kose wizere ko Uwiteka Imana avuze muri ijambo ryo muri Yesaya 41, umurongo waho dusomye hariya
umurongo wa 13 hatubwiye ngo Uwiteka azagufata ukuboko, Uwiteka azagutabara aho waba uri hose. Imana yagukwiye kandi iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibakomeze, Imana ibarwanirire, Imana ibiyereke. Nasoza mbifuriza kugubwa neza. Mwego wewe warudukurikiye, ukurikiye ninjye nawe, umenye yuko Uwiteka Imana afite umugambi mwiza, kandi niwe ugira icyo arimo yarangiza akagikomeza. Ni ukubwira ngo humura, yagucishije bugufi, yagukundiye ko wicwa n'inzara, nkuko Mose yabibwiraga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 mu bice 8 murongo wa 1 aravuga ngo nagucishije bugufi, nkunda kubicwa n'inzara, kugira ngo ugerageze ndebe ko wakitondera amategeko yanjye. Iyo witondeye ijambo ry'Imana, ubuzima burimo bwose burahinduka, imibereho yakomera. Kandi nkwibutse yuko nujya no gutaha uvuye muri iyi si, uzabazwa ibintu bibiri. Uzabazwa uburyo wakoresheje igihe cyawe, igihe wataye, icyo cyo kizagushira mu rubanza. Ariko nucishwa bugufi, ukemera ko ijambo rikuyobora, ukemera ko Uwiteka kumurikishije umucyo mu maso he, ukemera ko gufata ukagutsindagiza uko umeze kose, niyo waba uri umunyantege nkeya, niyo waba warakomeretse, niyo waba umugaye, Imana izakugeza ahantu ikugira uwo kwifuzwa. Kuko abifuzwa sabujuje byose, abifuzwa uko waba ufite amaboko n'amaguru, ahubwo uwifuzwa ni umuntu wamenye agasobanukirwa ko Uwiteka ari ugira icyo arimo arangiza akagikomeza, akamwizera, akamenya ko ubuzima bwose yabarimo Imana yabuhindura. Mbifurije guhindurirwa ubuzima n'Imana mu izina rya Yesu. Reka nsoze mbasengera. Imana ibaho umugisha cyane. Nari nasuye iyi channel ya ninjye nawe, ariko mbifurije kugubwa neza no kwizera. Kandi kwizera ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rikomeye. Yesu yavuze ngo ntibishoboka ko umuntu utizera yanezeza Imana. Iyo usomye muri Luka igice cyaho cya 45 haravuga ngo ahirwa uwizera ko ibyo yabwiye Imana bizasora. Niba uzi ko Imana ikuvugaho ibyiza, menya ko bizasora mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari channel tugira yitwa Tumaramaze TV. Iyo channel tujya kwita Tumaramaze, twayise Tumaramaze kugira ngo abantu bamaramaze bamenye ko Uwiteka ari we ushobora byose. Bamaramaze bamenye yuko Uwiteka iyo wamumaramarije ukizera, uko waba uri kose kumanika amaboko, ugamekwereka ko utsinzwe, Uwiteka kubera umugabo akaza mu izina rye akaguhindura umugabo nyamugabo, nawe ukaba wo kwifuzwa mu izina rya Yesu. Bakunzi rero bandiho ninjye nawe, mbifurije kugubwa neza. Ngiye kubasengera. Wowe ufite icyifuzo, uzamura ikiganza cyawe, nkurambure ikiganza mu izina rya Yesu, kuko ijambo ribinyemerera. Ndumva hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe muri aka kanya wari ukurikiye iyi channel ya ninjye nawe. Hari impinduka zigiye kugaragara mu isengesho ngiye kugusengera. Mana mu izina rya Yesu, izina rifite imbaraga, izina rifite ubushobozi, destakinimanda topifo enema zalowiri dry, imbaraga zibohora, imbaraga ziherekeza ijambo none ki enebaya de brere. Ijambo riratubwira muri Yesaya, mwabe nk'uko ivana sherege biga bigatosa ubutaka, niko n'ijambo ryawe urya inyuma ukariherekeza mu izina rya Yesu. Herekeza iri jambo warudukurikiye wese, atangire kumurikirwa, atangire gutsindagizwa, kandi umugeze aho kwifuzwa mu izina rya Yesu Kristo. Guhumurizwa gutangwa nawe zenima do pifo razo menekide do brere, imbaraga zibohora zimanukira buri wese warudukurikiye, yaba arwaye, yaba babaye, uwo wari wihebye, uwo nahumurizwe nawe. Kandi gutabarwa kuvuye aheraho urusengero, Uwiteka ukohereze ku bari badukurikiye bose mu izina rya Yesu. Bakire guhumurizwa, bakire ibitangaza, kandi bamenye ko mu ijambo harimo ubutsinzi, harimo ubutabazi, harimo ejo hazaza heza, kandi hahindura amateka buri muntu wese. Imana ntiyita ku bukene bwawe, Imana ntiyita ku bumuga bwawe, Imana ntiyita ku ndeshyo yawe. Icyo Imana yitayeho ni ukwizero wazanye, ni kumaramaza wazanye, kukaza kugukura ku cyavuriho, kuko Imana ashaka guhindura amateka ukaba wo kwifuzwa mu izina rya Yesu, kuko wakwibishimwa mu bigawa. Urakoze mu izina rya Yesu. Umuntu wese arudukurikiye akihana, ndamusengeye Mwami, umukuru wo gukiranirwa kwe kose umushyire mu biganza byawe, umwezerezemo mu izina rya Yesu. Ubambike umwambaro w'igikundiro, bambike umwambaro wo kwezwa, bambike umwambaro Mwami ukwiriye abatoranijwe. Urakoze Mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
bakunzi baninge nawe turabakunda kandi wifuza kudukurikira by'umwihariko nubwo nasuye ndiho ninge nawe ushobora no kudukurikira kuri channel yacu yitwa Tubahaye TV wakandamo wakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera kuri benshi kandi nawe ujye ubonera igihe. Imana ibahe umugisha cyane kandi mukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen.